ese Iranzi uri umunyamurenge? Igoro ry'amahoro modewe wegayi ekaga mageganya igorete inya nane chogo yakwa iyo yegekero ekome nade nawe wemono isi turiho imira twerekeza ahantu heza cyane kubera ko ni ahantu bisaba kuba n'umuntu utekereza yuko ntabwo bisaba kuba waragiye mu ishuri mbere. Muraho neza nkuko bisanzwe, iyi ni Papa Plus TV. Tukaba kuri umunsi none twabazaniye umutumirwa wacu bamwita Pastor Iranzi. Pastor Iranzi, muraho neza? Muraho neza. Tukaba twakwishimiye kuba wemeye kwitabira ukaza hano kuri televiziyo yacu Papa Plus TV. Tukaba natwe twarakurikije nk'intekerezo zabo muri comment bari badusabye ati hari umunyamurenge witwa Iranzi Pastor, titwifuza kuba twamubona kuri televiziyo yanyu, natwe tukira mu bikorwa ibyo abantu bo muri comment bari badusabye, tukaba natwe ku munsi wa none watwobashye ukaza, wakoze kandi wagize neza. Pastor Iranzi, twabonye ibintu byinshi byagiye bivugwa hano hanze, bicicikana hano hanze. Muri make tukaba twagutumiye kugira ngo dukure mu rujijo, ugire icyo tubwira, utubwire ku makuru ibyo tugenda tubona cyangwa abanyamurenge bagenda bavuga hano hanze. Pastor, umeze neza muri make? Ndaho ndashima Imana. Nta kibazo. Okay, ukaba uri umuririmbyi ukomeye hano mu gihugu cya Kenya. Waragiye ukihisha abantu bakaba waruzi ko abantu batakuza, ariko abantu bakaba bakuvuga hano hanze bavuga ibikorwa byawe cyangwa se ubusitari bwawe bukomeje kwamamara hano hanze. Ese Pastor Iranzi, koko ko twabonye amavideo menshi agiye acicikana hano hanze umenwaho amavuta, koko uri pastor? Murakoze kudutumira kuri TV yanyu. Cyambere twashimiye. Hanyuma ngira ngo nakwigira abantu batanzi. Nitwa Andrew Iranzi. Ni umukristo ndakijijwe, gusa ntabwo ndi pastor. Ngenda izo video mwabonye, ntabwo nari musengeye kuba pastor. Nasengeye kuba disciples ni intumwa, ariko atari intumwa ya rubanda, ni intumwa y'Imana, intumwa ya Yesu Kristo hano ku isi, nicyo shinzwe. Ariko ntabwo nasengeye kuba pastor. Gusa twari turangije ishuri, twarimo guhabwa certificate z'ishuri, mbere tuzagusengera kuba disciples, nabyo twarimo twigira. Ese Iranzi, uri umunyamurenge? Ni umunyamurenge, uri kimurenge, papa ni umunyamurenge, mama ni umunyamurenge. So igisekuruza cyanjye cyose ni abanyamurenge kabisa. Okay, none ko twari tuzi ko uri umunyakenya? Kubera ko matuye, ubundi Bibiliya yaravuze ngo aho tuzakandagiza ibirenge aho hazaba hacu. So iyo tugeze muri Kenya dusa n'abanyakenya, kubera ko amavuta ijambo ry'Imana ya transform, iraguhindura. Niyo mpamvu usanga ugeze muri Kenya bikakorohera ukaba wavuga Igikuyu, ukaba wavuga urundi rurimi, kubera ko turi kugendera n'ubundi kuri ijambo kubizera Imana. So niyo mpamvu dusa nabo, n'ubundi tuvuga nkabo, urahagera ukiyadapta, ariko ntabwo ndi umunyakenya. Umunyamurenge w'umukongomani uvuye muri Congo, aza hano muri Kenya. So ngeze hano muri Kenya, n'abanyakenya niyadapta nabo, so bituma bisa nabo. Ariko mu by'ukuri abenshi by the way, iyo nari ntuye Kiambu, aho ntuye banyita Masai. Amasai n'abantu benda gusa n'abanyamurenge, so n'abandi. Okay. Ushobora kubera ko abantu benshi bagushidikanyaho cyane, ushobora kuba warigishijwe wende kinyamurenge ukaba wagifata, waturirimbiraho gatoya mu kinyamurenge tukumva? Ikinyamurenge ngira ngo iki turi kuvuga nacyo ni kinyamurenge. Ushobora kuba warakigishijwe cyangwa se ufite ahantu waturirimbira akantu gato k'ikinyamurenge tukumva? Ikinyamurenge ni ururimi ntabwo narwigishije, ahubwo ni ururimi rwanjye. N'urwawe? Ni mother language. Bivuze ngo
nararuvukanye naruvukiyemo ntabwo nabwigishije ngo kugira ngo mbiprove ngo mbiririmbe ahubwo bavuga ngo turirimbire indirimbo y'Imana naho kuririmbira ngo mprovinga ko ndo umunyamurenge nakigishije iyo ni wrong ntabwo nshobora kubikora bivuze ngo abajyaga bavuga ngo uriya muntu ntabwo tubyizeye neza bashyira umutima hamwe uri umunyamurenge wuzuye wa original bandi se babivuga se ko ntari umunyamurenge bitewe n'ukuntu video zawe zijya zisohoka hanze uririmba mu gikuyu nta ururimi uvuga ngira ngo igikuyu tukumva tuvuga ngo ni igikuyu tukabivuga gutya ku munwa ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi kiba kivugwa cyangwa kiri kuririmba ngo ni iki wowe nkawe nkuko bagiye babivuga nyine benshi bavuga ati uriya muntu ntabwo tubizi neza ariko mu by'ukuri tugiye kuri umunyamurenge ese niki cyatumye uvuga ati kanigire ku iside cyane y'abanyakenya ngende niririmbire mu ndimi zabo kwikota y'abanyamurenge n'uyibeho cyane niki cyatumye utekereza kera kimwe okay first of all mba muri kote y'abanyamurenge mba muri community y'abanyamurenge ariko hano muri iki gihugu cya Kenya tuba turi guhasorera tuba dushaka imibereho so buri wese hari abari mu cyaro ubu ngubu hari n'andi ariko akaba afite address y'ahantu abarizwa Kasarani Umoja n'ahandi atuye bene wacu so rero ngewe mba mu banyakenya bitewe no kuhasorera kwanjye so akaba ariho nsengera mu rusengero rw'abakikuyu urusengero rwitwa ngo ni Word of Faith Kiambu Church so ruherereye hariya Kiambu so rero kubana nabo nizo nshuti zanjye nibo tugendana so biranyorohera kuba kandi kenshi mu rusengero bakoresha igikuyu n'icyongereza umva service rero mu gikuyu no mu cyongereza umva rero n'indirimbo zabo mba muri chorale turirimba igikuyu turirimba n'icyongereza nizo ndimi ebyiri zikoreshwa ndabizi neza wowe uri umuntu ukomeye hano mu gihugu cya Kenya ntabwo byemera ntabwo nkomeye hakomeye Imana yonyine Imana ishatse kugukomeza yagukomeza Imana yo turabizi ko iba hejuru y'ibintu byose ariko wemera ko uri umuntu ukomeye muri gihugu cya Kenya gute se mu wewe buryo ntabwo byemera nje ndabizi ko ukomeye cyane kandi uri umuntu w'icyitegererezo ku banyakenya aho buri mu murimo w'Imana ndabizi neza bitewe kubona uri umuntu uturuka mu kindi gihugu kaza mu banyakenya ukabajyamo ukajya hari imbere ukaba wayobora mu itorero ryawe cyangwa ukagira ibintu uyobora ntabwo uri umuntu usanzwe urundi muntu Imana yahaye Imana ikomeye ese wowe wabyakiriye ute kubona waraje ukajya mu kiyobozi cyabo ukakinjiramo ukajya mu itorero ryabo abo usanze ukabatambukaho ukaba umuntu ukomeye ukagerwa naho umenwaho amavuta ukagera kuri level iri ku rwego rwo hejuru ruhambaye wiyumva ute iyo ubonye uri kuri iyo level n'iki gihugu cy'abanyakenya okay nta level numva ndiho ikomeye ahubwo icyo mvuga kuba muri administration y'abanyakenya kubera ko abanyakenya bo akenshi mu nsengero zabo kuririmba kwabo imirimbire yabo irazi cyane ngewe mu by'ukuri ntabwo nigeze mba muri korali usibye ku ishuri high school bya bindi byo mu ishuri nta hantu nigeze mbana na bene wacu mbe muri korali zikomeye muri izi ministeri ube wamenya bagutoze kuba waririmba ariko umunsi nagiye gusengera mu rusengero rw'abanyakenya ariko kubera ko character yanjye y'ukuntu ndakijijwe nemera Imana mvuga ko kuba mu nzu y'Imana ngomba kuba mfite department ngomba kuba mbarizwamo ngomba kuba ndi gusafira ko na Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo buri muntu wese afite impano Imana yamuhaye uzwi bikoresha so rero ugomba kwishakamo niye impano fitinga hehe mu materaniro ntabwo ari ukujya gusa muri service ngiye gusavinga iki kuko nawe ugomba kuba gufite icyo ugomba gukoresha ndajya muri protocol ndajya mu baririmbyi ndajya muri president ndajya mu basenzi ibintu nk'ibyo so rero ngewe nisanga ko ngomba kuba najya muri korali kubera ko byenda numva ko mbikunda ariko nashoboye kuririmba ariko ngezemwo ahubwo bo bambonamwo kuba ndi umuririmbi ese batangira kumpa kuyobora cyane muri korali kugira gute ariko none mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo narinzi kuririmba cyangwa se ko inyasetsa abantu bene wacu ndamutse ndirimye nko mu rusengero rwa bene wacu bashobora no kumpamagarira polisi ariko mu banyakenyi bo ubabwiye nk'umuhanzi ukomeye nka Israel Mbonyi araza ku rusengero rwacu ndayiranzi bahita ba preferamwe ngiye bagiye bahura na sister bakamubwira ati
ngo brother yako ngo anajua kuimba ngo ni muimbaji ariko mu by'ukuri ndetse n'indirimbo zacu ku buryo nzi postinze haba kuri social media ndi kuririmba numva biba biteye n'isoni ariko kubera ko ntabwo mbikora kugira ngo nereka abantu ko nzi kuririmba turi gusavinga kenshi turi kuririmbira Imana ariko nanone nubwo twaba turi kuririmbira Imana tuba twakoze ama practice ahagije kugira ngo tumenye kuririmba ariko noneho twebwe ntayo tuba dufite so mu Banyakenya niyo mpamvu rero nawe ubwawe ugiyeyo ndabizi neza ko bavuga ko zikuririmba waturirimbiraho gatoya mu ndirimbo y'ururimi rw'Abakikuyu tukumva naririmba turimbire twumve igoro ry'amahoro modewe wegayi wekaga mageganya igorete inya nane chogoro yakwa iyo iregekero nekomenya nawe wemoro eri weko iyo niyo Abanyarwanda bashobora kumva kubera ko yagiririmbwa n'umushumba ariko iyo weko ni ya sekira ntabwo ari gospel kandi twebwe ntabwo turabisi ariko niba mvuze ngo ntabwo turabisi ntabwo turabivaje ahubwo nuko dusavinga Imana hano ku isi sekira nayo ibisavinga entertainment yo kuburudisha abanyagihugu cyangwa se abaturage natwe tuba turi kuririmba dushimisha abakristo ese Iranzi iyo ubona ufite iyo mpano abantu bose ko bagira izo mpano zo kumenya indimi zigiye zitandukanye ukabona Imana yaraguhaye impano nk'iyo kwisanga uzi indimi zose ukazimenya wowe ukazifata wiyumva ute kumva indimi zose ziza zikakuzamo ukabasha kuziririmba ukabasha kubisobanukirwa utagiye mu ishuri ngo ujye kubyiga wiyumva gute muri make ubundi ururimi ndatekereza ko abenshi baza hano muri Kenya nta muntu n'umwe uzi Igiswahili bakeya cyane usanga n'umwana atazi kuvuga ngo mambo ariko buri rurimi y'urubayemo kurwiga ni byiza ariko no kurubamwe ruvuga bigufasha kuba warwenya so kuba mu Bakikuyu bagera ahantu ho kuramya gayiwa kwa ni wa mageganya gayiwa kwa ni wa mageganya so urumva rero iyo aririmbye gutyo umunsi wa mbere wa kabiri kubera ko birimo utangira kumva noneho ibintu cyane bijyanye n'ijambo ry'Imana irindimi zose zibeziganisha iyo bavuze gaya bavuze ngo Imana gayiwa kwa ni wa mage Imana yanjye ni Imana itagira undi uhanye nayo so urumva rero ari kubikora rero kuririmba ubirimo biragufasha kubimenya kuko birakorohera cyane wadusobanuriye muri amavuta kwawe twabonye andi mavideo yacicikanye mu gihe cyashize aramamara hano muri Kenya bica no ku mateleviziyo tubona wahawe impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi tubona nyine uri umuntu warangije amashuri ese wadusobanurira ukatubwira n'amasomo wasoje nayahe ese byari byerekeranye n'iki twabonye bicicikana urabizi byinshi babiri mu ndimi z'Abanyakenya ari igihe ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge badasobanukirwa ibyo ari byo wadusobanurira muri make kudusobanura ukatubwira byabira birori bene wacu Abanyamurenge barabisobanukiwe cyane kuko ibintu bya teology twese twebwe ni ibintu tuvuga ko ni nka culture yacu twabivukira majority 90% y'Abanyamurenge turakijijwe tuvukira mu ntuzi so mu bintu by'Imana turabizi cyane turabisobanukiwe tubibamwo hanyuma rero jewe iriya ntuze byenda wabonye nanjye by the way bagapostinze tumaga trending kuri status twari twarangije ishuri twamwe twiga theology ariko cyane ntabwo ari theology yose full twamwe twiga kubijyanye na disciples intumwa so gusavinga turi intumwa so ni nka missionary n'ibyo twari twiga so nibyo twize nabyo nize duhabwa certificate yacu Iranzi wadusobanuriye ku cyo kwimikwa udusobanurira ku cyo gusoza amashuri ese Iranzi
wowe uri muntu ki mu buzima bw'aha hanze, ukora iki iyo utari mu murimo w'Imana, n'icyo uba uhugiyemo muri make hano hanze ubuzima busanzwe? Hano muri Kenya ubuzima busanzwe nta muntu n'umwe hano muri Kenya twebwe ugira professional. So ni ukuvuga ngo akazi kose gashobora kukwinjiriza cyangwa se gashobora kuguhesha umukate uragakora. So rero turaba hasi, so bottom up ya ruto, so tuva hasi tuzamuka. So rero kubera ko twisanze kuri land y'abandi ku butaka bw'abandi, so ndetse n'impamyabushobozi zacu akenshi usanga dufite limitation y'ibyo tugiye gukora, cyangwa se uretse umuntu ugiye kwikora ku giti cye, ariko kuvuga ngo wakora muri leta wagira gute, ibyo ni impossible n'inzozi. Ariko rero baca umugani ngo ugiye ujyasaze bagiye bigenza gute uzirya ibintu nk'ibyo. So iyo ugeze ahantu turideguria, so mu buzima busanzwe ni umuntu ukora ushakisha amafaranga, so kandi ufite bidinga n'abakeneye kuba bafokasinga gukora ufite umurava cyose, ufite umurava uganisha ku kubesha umugati, kubona icyo yishuriza abanyakenya n'ibindi bikorwa bisanzwe. Nakubwiye ngo uri umuntu ukomeye, usa nkaho umakanira, ariko mu banyakenya hano hanze birazwi n'abantu bose barabizi, kuko si rimwe si kabiri si n'inshuro 10 cyangwa inshuro 100 tubona ku mateleviziyo, tukabonaho isura yawe, tukabona urimo tuganiriza ibiganiro byerekeranye n'ibya politike cyangwa byerekeranye n'aho isi igeze. Ese uriya n'umwuga wawe werekeranye no gutangaza amakuru yerekeranye n'ibya politiki? Okay, ubundi njyewe ntabwo ndi umunyamakuru wabigize umwuga, ariko ndabikunda. Urabikunda? Ndabikunda. Okay. Nkunda gukora udukuru, short message, cyangwa se gusangiza abantu akantu nabonye, cyane cyane no kuri ibyo bya politiki. Akenshi nkunda kubishyira kuri platform zanjye, YouTube, Instagram, TikTok, status n'ibindi bintu. So ni update n'utuntu nyine kimwe n'undi wese akubonye gashobora kumva undi, cyangwa se inkuru ushobora gusangiza abavandimwe inshuti zawe, n'ibyo nkunda kubikora. Ariko ntabwo nabyigiye ngo umunyamakuru wabigize umwuga. Buriya kuvuga ngo uri docteur ufite impamyabushobozi, ntabwo uri docteur. So kuba docteur ni umuntu wagiye mu ishuri akabyigira, akaba afite impamyabushobozi. So n'umunyamakuru ni umuntu wagiye mu ishuri akiga, ariko kameme n'ibyo n'itangazamakuru ryacu rimaze kugera kuri standard. Buriya nabyo experience irakora, nubwo utaba ufite impamyabushobozi mu byo uri gukora, ariko nanone hari n'igihe ushobora kubikora neza kurusha umuntu wabyigiye. So rero naho byahereye, byatangiye ari inkuru mvuga cyane cyane nko mvuga ku mupira, nkirikodinga nkabyohereza ku magroupe mbaho, abantu benshi bakanyappreciatinga, bivuze neza, wavamo umunyamakuru mwiza. Ariko njye ntabwo mbikora cyane, mbikora sometimes. Okay. Yes. Iranze nk'umuntu w'umuhanga ukora ubushakashatsi cyane cyane aho isi igeze urabibona. Ese nkawe ukora ubushakashatsi nk'uyu mwaka wa 2024 bigendeye ko speed iri higenderaho, n'iki wowe umaze kuvumbura cyangwa mu bushakashatsi bwawe ujya ukora, ubona isi turiho irimo iratwerekeza he? Isi turiho irimo iratwerekeza ahantu heza cyane, kubera ko ni ahantu bisaba kuba umuntu utekereza, yuko ntabwo bisaba kuba waragiye ngo mu ishuri ngo wige, bisaba kuba wicara ugatekereza. Kuko gutekereza, hari umwana umwe twari duturanye, mama we akajya amubwira ngo kwa nini naogopa kufikiria, kuki utinya gutekereza. So iyo udatekereza, nubwo waba wakoze etide mu ishuri, mugiye gukora mu kizamini bigusaba gutekereza. So iyi si tugezemo bidusaba gutekereza, kubera ko technology iri ku rundi rwego hejuru. Ni buri kimwe cyose turi gukora bidusaba iki? Gufata umwanya wo gutekereza rero ni ukwicara ukiga. Nabonye inkuru n'ibyo warumbajije ngo bya politike ndayikunda, ariko warumbajije ngo nkunda politike ntabwo mvuga ngo ndayikunda. Politike ni ubuzima tubaye, niko ibintu ureba nk'ubu twari muri impeachment ya Gashaka, ngira ngo ni ibintu abantu benshi bagiye badukurikira. So rero n'ibyo ni ubuzima
ureba aho biri kuganisha ugahita ugatekereza nawe ukavuga ngo what the next ko bakuyeho Gashagwa iyi Kenya iri kwerekeza he hari iterambere se uyu Professor Kindiki agiye kuzana so rero uko ugenda utekereza ku kintu bituma nawe ejo hawe wumva ko koko hari aho ugomba kwinvestinga either muri Kenya bakuyeho Gashagwa bamukuye ku impamvu niki kiri behind ese koko kumukuraho byari plan cyangwa se ni incidence nk'uko bivugwa ngo namakosa yakoze so rero nubitekereza uhita usobanukirwa ukabasha kumenya ko yari plan noneho ni iyihe plan iri behind rero cyangwa se yari incidence ubwo ari incidence rero nta kibazo bizateza uyu ugiye noneho agiye kubikora neza rero isi turimo no gutekereza nta kintu bisa ese uvuze ko imitwe yerekeza ahantu heza ese ubona nk'urubyiruko rw'ino myaka ubona hino sirimi tujyana batarimo barangirika cyane so nibyo bya bindi nakubwiye ngo isi tugezemo ni gutekereza so nukuvuga ngo buri kimwe cyose ugiye gukoraho wakagombye kugitekereza ndetse bifitiye impact ku buzima bwawe bifitiye umusaruro biranzanira iki rero isi turiho nutekereza iri very easy biroro bizatworohera kuyibamo nukuvuga ngo iyi si impamvu mvuga ngo nitwatekereza bizatworohera ibintu byose dukeneye usigaye ubibona uricara hano ugashaka kumenya amakuru ari muri Amerika ukayamenya kurusha umuntu uri muri Amerika uricara hano ugashaka gukora ikintu gucururiza hano muri Afrika ugacuruza ukabona abakiriya bari abroad bari hanze y'ibihugu benshi so nukuvuga ngo isi turimo n'ibya bindi nakubwiye ngo gutekereza nicyo kintu gikenewe so urubyiruko rero icyo ngiye navuga ku rubyiruko icyo bisabwa ni gutekereza gusa yuko nudatekereza uzisanga muri situation ubwawe wenyine utazikuraho so buri kimwe cyose ukenera uzakibona biri easy isi tugeze mu iroroshe umuntu wese yahawe uburenganzira ubu mwana asigaye ageza 19 ntabwo yakubitwa kera abantu barakubitwaga ntabwo ibyo wabizana ngo kumubyeyi wawe ngo ufite uburenganzira bwawe nta muntu wagiraga uburenganzira twabagaho uko ababyeyi bacu babishaka kandi habaho good discipline bigatuma biduproteja cyane ariko kubera ko habayeho freedom mu bintu byose so urubyiruko rero abenshi bazangirika kubera kudatekereza yuko nakenera kujya mu rumogi bizamworohera kubona nakenera kujya mu kabari nta gitsure afite n'umubyeyi nahaguruka kumushyiraho pressure afite inyuma imurengera ni uburenganzira bwiwe so rero icyo navuga ngo nibyo bimwe n'uvuga ngo isi tugezemo ni ziri kutuganisha ahantu ko umuntu uri gutekereza nutekereza positive uzasarura neza hari umuhanga wavuze ngo we go to what we see ubona ibyo twatekereje tujya tubona ibyo twatekereje so dusarura ibyo twatekereje niba utekereza positive uzabona ibintu biri positive ariko muri gihe niba utekereza negative uzabona ibintu biri negative so ubwenge bwacu ngo ninasumba ko bwatractinga ibyo turi gutekereza so nutekereza urumogi uzarubona nutekereza ejo heza kujya mu ishuri uzahabona ababyeyi bawe baba bafite ubushobozi batafite ariko ubushake bwawe bukurimo no gutekereza bikirimo biroroshe so urubyiruko ni choice iri mu biganza byabo ariko nanone pressure y'ababyeyi nubwo baba bafite uburenganzira hari age isaba igitsubesheje Iranzi urakoze cyane ku nama ugiriye n'urubyiruko ko bagomba gutekereza kandi bagatekereza cyane bakanabishyira mu bikorwa bagakora ugize neza kandi wakoze rero bari badukurikiranye Iranzi mwifuza mwamubonye kandi ibyo mwasabye twabibahaye Iranzi wagize neza kutwumvira ukaza hano kuganira natwe sawa urakoze iyi ari Papa Plus TV kandi twishimiye ibikorwa mukomeza kudukorera no gukomeza kudukurikirana turishimye cyane kandi murakoze abafana bacu namwe mwese turakomeje kubashimira mukomeze kubana natwe murakoze cyane ciao ciao